Breaking news mu Minembwe hari amakuru akomeye cyane yuko hari ababirigi 8 bafatiwe muri kara gace mu mirwano naho abasirikare bagera kuri 64 babahibu nabo bakamaze gufatirwa ku rugamba nibugera no gitangaje ari uko umuyobozi mukuru w'igisirikare cya FARDC ni Brigadier General namaze gufatirwa ku rugamba muri aka kanya bwana Nikora amakuru nkayo bihagaze gute kugira ngo tugezeho update. Urakoze cyane reka duhere mu misozi miremire ya Minembwe nkuko twari twabibasezeranyije mu gihe twabagezagaho amakuru mu masaha ya mu gitondo tubabwira ko tugiye gukomeza kubakurikiranira uburyo bimeze hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Murabibona ko ubu ngubu muri aya masaha hari bamwe mu basirikare ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bari bageze mu duce tumwe agace bita kwa Buhimba bari barangije kuhagera ndetse bagera ahandi hantu bita Ruhinamaviho bari bahigaruriye kare ndetse baza kugera ahantu bita kwa Harera. Aho kwa Harera ndetse no kwa Buhimba ni misozi itegeranye irebana na Minembwe. Bakaba bari bahageze bashaka kugira ngo barebe uburyo bakomeza gusheringa hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ariko ntago byaje kubahira ndetse n'umuntu wapangiye urugamba yarupanze nabi. Ubwo mama 23 yari yasigaye inyuma Ruhinamavi baratambuka baza bagera ahantu bita kwa Buhimba ngo bahagera ko imbere yaho hari ingabo za mama 23 ndetse na twirwaneho aho ngaho izo ngabo zari ziri akaba ari mu Minembwe. Uwabapangira urugamba ntabwo yari yabashije kumenya uburyo bimeze. Nibwo General de Brigade Charles Sematama wenyine wababwiye ngo ntiyagire umuntu utera bari abasirikare mubareke babanze ba install barabareka bari install ngo barangize ku install ingabo za mama 23 na twirwaneho bahise bamanuka bikubita mu gishanga cyo gishanga bahise bambuka bambuka Minembwe barazamuka neza baraterera bagera kwa Buhimba abandi bazamuka basa nk'abavuye Igakenke bahita bagera aho bita kwa Harera ngo barangize batsa umuriro bahakije umuriro guhera mu masaha yo mu masaha 4 barabarasa saa 4 barabarasa saa 5 barabarasa barananirwa ngo barangize kunanirwa bahita batangira kujengura ibikoresho byabo bagitangira kujengura ibikoresho byabo nibwo ingabo za mama 23 neza zabinjiyemo izari zivuye mu duce twirundo babarashe barabamanura neza umusozi wo kwa Buhimba barabitsa barakuka hakurya ngo barangize batangira gushinga berekeza irundo mubega baza kuba bakubitira ibikoresho byose bari bafite aho ngaho bahita babihasiga. Aho niho bari bageze abariho niho bafatiye abazungu ba mbere 4 dore ko ari muri kara gace nta modoka yageramo nta na moto igera hari irundo moto yagera irakikiriza gusa uretse abantu bahamenyereye ariko uri muhunga ntabwo wahunga niyo moto ikikiza na ahantu bagiye bakora uduhanda ariko twerekera mu mihana. Abo bazungu bahise bafatirwa neza aho ngaho imbere neza imbere yo mubega. Ariko abazungu 8 bababirigi bari kuri frontline y'urugamba cyangwa nabashinzwe gufasha igisirikare cya Kongo kubasha kwistara mu buryo bw'imyitozo n'ibindi nk'ibyo bari kuri flow y'urugamba nabo barasa bari kuri flow y'urugamba bari kuri flow y'urugamba barasa niyo barimo barasa indwaro za musada ndetse urabona ko basigaye bagendana na drone ziri portage ziri abagenda batwaye bakaziteranyiriza ahantu bari ababirigi nibo bari bateganyije ko ari bo bari buteranyirize ziraza drone zigatangira gusheringa hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Bamaze kugera aho mubega ahantu bita mubega kwa Muzehe Badeyi aho ngaho niyo bagize gute niyo bafatiye abazungu 4 b'ababirigi. Komanda brigade kigeze amenya amaescoti ye ahantu yasigaye uyu komanda brigade yuko akaba yarari hejuru aho bita kwa Buhimba amaescoti yagira ngo bari kumwe ora amaescoti yahunze asigara yicaye aho ngaho mu ndake batinya no kurasa baraza baramuhagurutsa baramujyana bahita bamwambutsa wa FARDC komanda brigade wa FARDC wabashije kumenya amazina ye nta mazina ye twari twamenya urabona ni ibintu bibaye mu kanya amazina ye turacyarimo tuyakurikirana kugira ngo tubashe
kuyabamenyesha ndetse niba na ngombwa no mu kanya turongera tugaruke tubandi makuru bwaranakora tukira aho ngaho itakazwa ry'abahibu 34 ngira ngo turabizi ko abahibu ni special force y'igisirikare cya Kongo bishoboka biteka abasirikare 34 ba special force bashobora gufatwa na twirwaneho umutwe wa gisirikare na w'inyeshyamba ndiko navuga kuko nubundi na mama 23 ni inyeshyamba ni gute abakomando ba gisirikare 34 bashobora gufatwa n'abantu nk'abo ngabo n'ijana ryafatwa ntabwo nakubwiye ku munsi w'ejo we n'amavi barimo bayifata bafashe paratuni komanda abantu nako ntabwo ari paratuni kapiteni baramufasha bamujyana n'abasirikare be bose abasirikare 85 kandi abo ngabo nabo nabahibu uyu munsi 64 babafashe uriya biterwa no kurwanira ahantu utazi na point strategique umuntu wabapanga urugamba nibyo natangiye ngubwira uwabapanga urugamba yabishe ntabwo yigeze amenya gupanga urugamba uko urugamba ruri bugende urugamba yarangije kururangiza arupanga nabi uburyo butari bwo uburyo bari bupfe watambuka ugafata ingabo ugasiga ikundi iri inyuma murimo muhangana uziko imbere hari indi warangiza ukazana abasirikare bawe ukabashira hagati niyo mpamvu bari abahibo bagize gute bahise bafatwa babuza aho bahungira babonaga hirya hari imihana hano iri no hari imihana kandi bazi ko umunyamurenge wari we wese nitwirwaneho kandi urashobora gukwaraza gutya wijira mu muhana umugabo w'umusaza w'imyaka 60 ugasanga agasohora ise mu jakakurasa uri murajya he waramariye inka waramariye n'abana agahita agira gute agahita kurasa bano bahibu bose ntago ari ibintu by'ibikabyo bose bafashwe mu yandi masaha turabakwereka bari ku murongo barimo binjira hariya muri centre ya Madego gusa bakubiswe barabakubita babamanura irundu barambuka hakurya irundu barongera baratambuka bagera neza mu bega naho babafatiye abandi noneho bakomeza babarasa baragenda ngo bajye kugira ruhi n'amavi babona hari ingabo za MRDP bagira ngo ni ingabo zabo zihari bazamuka birukanga hari ruhi n'amavi ngo baje kuhagira basanga n'ingabo za MRDP zihari zatwirwaneho na mama 23 zirabasheringa zirabakandagira neza bahita bamanuka umusozi barabazamura neza Bidegu baje kugera Bidegu bagwa muri ambushe barabarasa babazamura Bidegu barabarenza bahita batangira kuzamuka umusozi bita wa Baruta kugeza ubu ngubu amakuru dufite nuko bari ku musozi wa Baruta ariho ingabo za mama 23 natwirwaneho baraho ngaho munsi niho bari ariko abandi batangiye kuzamuka kara gasozi ka Baruta kubera ko niho hari abasirikare ba mu nkuru ya BBC nabonye Kisekedi asa n'uwishongora bikomeye cyane ko ingabo ze ku rugamba ziri kwitwara neza cyane ko mu minsi mike ngo bari bwisubize Goma Uvira ndetse n'ibindi bice ubungu batakigenzura yanateye akama abaturage ba Goma arababwira ati aho ngaho muri mu minsi mike iri imbere turaza kubabohora ibyo bice twongere tubyisubize amagambo ya Kisekedi no gutakaza turi kubona muri aka kanya ubihuza gute urakoze cyane buriya magambo ya Kisekedi no kumubeshya Kisekedi ntabwo agira abayobozi be bakorana ntabwo ari abanyakuri kandi buri gihe bitari umunyakuri buri gihe n'ibyo uvuga ntabwo bizaba ari iby'ukuri n'igihe uzavuga ukuri bazavuga ko uri umunyakinyoma Kisekedi yafashe abantu bashyira kuri furo y'urugamba bashyira inda zabo imbere ubu ngubu ntiwabonye ejo bundi Kisekedi baramubwiye bakongoro bahise batwitinga babwira Kisekedi baramubwira bati kugeza aya masaha twarangije gufata icyo bita Minembwe ati Minembwe twayifashe ohereza amafaranga Kisekedi atangira kohereza abandi bakongora amafaranga amaze kohereza bakongora amafaranga bakongoro barya amafaranga ngo barangiza kurya amafaranga ariko Kisekedi we yicarana icyizere azi ko Minembwe yagize gute yafata bagiye kugenzura nyuma baza kubwira Kisekedi baramubwira ati Minembwe ntabwo yafashwe ariko barangije gufata uduce tumwe dutandukanye Kisekedi abangwiyongeraho ibiro azi ngo hari uduce tumwe kwa Minembwe yagize gute yafashwe ariko kugeza ubu ngubu ukuri arakuzi ibyo ngibyo yabwiraga BBC ababwira ngo agiye kwigarura Goma nuko yari yumvisha ko afite icyizere ko agiye kwigarura icyo bita iki Minembwe ariko kugeza ubu ngubu nta Minembwe afite ntazafata Goma ntazafata na Bukavu n'ibyo yavugiye kuri BBC n'ibyo yavuze ejo bundi ari muri Amerika gusa ni ukuvuga ijambo ariko ridafite icyo rizamugezaho tugaruke kuri aba babirigi bafashwe ese izi ngabo zafashwe bwana Nikora bigenda bite twirwaneho yazigumana cyangwa babagira imfungwa z'intambara cyangwa se wenda babasubizaho aho bavuye oya ibyo muri twirwanaho ntabwo bikibaho twirwanaho yarabidekaraye yaranabivuze yarabiprogramye umuntu wese wafashwe nukumutuza ku butaka bwa Kongo Burundi akaguma ku butaka bwa Kongo ahatura ku butaka bwa Kongo Burundi
afungwe ntabwo ari ugufungwa mu buzima bwe bwose azatura ku butaka bwa Kongo. ntabwo bisobanurire badukurikiye neza njye ntabwo ndi kubyumva. Gutura ku butaka bwa Kongo iyo bamufasha ari mateka kugira ngo kuvuga ngo gutura ku butaka bwa Kongo nuko umwica barangiza bakamushingura ku butaka bwa Kongo azabayo burundu. Mateka nta jambo igira buriya ni umutwe w'inyeshyamba ntawo bigeze basinyana ko tuzajya duhererekanya imfungwa cyangwa tuzajya duhererekanya amatekwa nabo iyo bafashe abo bafashe batwirwaneho na mama 23 ntabo bari babagarurira ni ukuvuga ngo ni gutura ku butaka bwa Kongo. N'abari ababiri gise bazabakira hari amasezerano bariya nibo badafite ikibarengera bariya ni abacancuro barengerwa n'iriya tegeko ko baba baraje mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umucancuro umwishe umwe utamwishe wamugirira imbabazi ariko umwishe ntawe umubazwa. Yego aba yarinjiye hariya mu buryo bunyuranyije amategeko. Ububirigi yego ububirigi nta masezerano bufitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kugira ngo babashe guhana abasirikare ngo bajye ku rugamba. None badafitanye amasezerano bakaba baraje kibandi barimo barica abaturage kibandi nimba bafashe ni ukubica nta bundi buryo. Bwana Nikora ikiriho kindi udufitiye usibye wenda abo basirikare bafashwe hari ikindi gishya kidasanzwe udufitiye kuri wa rugamba? Birahari byinshi cyane biriya nibyo ndimo ndeba hano kuri telefone. Urabona ko uyu munsi ntabashije gukoresha ikayi, urabizi ko nyankunda kwandika cyane kubera izi nkuru zihutirwaga cyane. Nahise mbona ko hari bubone umwanya wo kugira ngo tubashe kwandika kandi nanone tubifite kuri telefone. Kugeza ubu ngubu ingabo za leta zatangiye gushinja mama 23 basohoye itangazo ryabo rivuga ko mama 23 yatangiye gukoresha amadrone mu rugamba. None se bo ntibayakoresha? Batangiye nyine gutanga ibirego barimo baravuga ko mama 23 yatangiye gukoresha amadrone ku rugamba. Ati ntabwo twumva ukuntu inyeshyamba zishobora kugira drone kandi nabo bari mazikoresha. Batangiye kubarega barimo barakoresha drone. Gusa ikindi ubu ngubu mu misozi miremire ya Minembwe ndetse n'abibogobogo ndetse na Mikenge hamaze kugera musahada y'ingabo. Hari musahada yahageze, hari n'indi yahageze nimugoroba, hari n'indi itegerejwe. Izo musahada zirategerejwe. Musahada urazumva icyo ari cyo? N'abasirikare ni raporo abo ngabo barangije kugera hariya muri kariya gace baje gutanga musahada hariya muri Minembwe. Gusa icyo tujye kwitega hariya muri Minembwe hagiye kubera urugamba ruremereye. Nturebe ko babakuye hariya baje kubasembuza ariko ubu ngubu ntabwo tuzageza ku munsi w'ejo. Tarakubwira ko ejo muri sirakubwiye ngo ntabwo tumara iminsi 3 kwenzero batarayirasa kwenzero bagiye kuyirasa maze urebe ukuntu bagiye kumanuka. Bwana Nikora tuba turi guha amakuru abantu ariko community y'abantu badukurikira cyane n'abantu bagizweho ingaruka n'iriya ntambara tuba tuvuga rimwe na rimwe hari igihe abantu bumva bivuga basa n'abakizemo imbaraga nyinshi ariko hari abantu baba bari gupfa hariya gira ngo ni ibintu uzi cyane ugukurikira. Yego hari n'abantu bumva tuvuga rimwe na rimwe bakumva ni ugucyekereza bibuka ko hari imirambo yabo y'abantu babo bataranashyingura ubu bataranabona n'uburyo bwo gushyingura rimwe na rimwe bakumva barababaye. Niki wabwira umunyaminembwe cyangwa se umuntu ufite umubyeyi we uri mu Minembwe uri mu bihugu bitandukanye byo mu isi wamwihanganisha gute cyane ko hari ibihuha byinshi nubwo twakomeje tubigarukaho bikomeje kuvugwa ko Minembwe bashobora kuyigarurira? Urakoze cyane kwigarura aho Minembwe simbigarukaho nabikoze mu kiganiro cya kare n'ejo narabivuze nibo nyemoza abantu babivuze n'ahandi henshi kandi macana narabikoze ariko icyo nabwira n'abanyaminembwe kubihanganisha kubereka ko intsinzi iri imbere bari abanyaminembwe siritu cyane abantu bari ari mu Minembwe nibo mbasha kwihanganisha. Reka nihanganisha abantu bose bari mu Minembwe. Nta mvura idahita nta n'umuvu n'imvura ndizigwa ngo umuvu gukomeza ureka ahantu. Iyo imvura ihise wa muvu uragenda ukamanuka ukiroha mu mazi ukagenda ukajyanwa n'aya mazi. N'abari abanyaminembwe kuba barihanganye bakamara imyaka irenga 9 bari mu mirwano kugeza ubu ngubu intsinzi yabo irashobora kuba iri hafi. Kihanganisha abandi bari hanze bafite ababyeyi babo bari mu Minembwe bafite barumuna babo bafite bashiki babo bafite abana babo byanga byakunda bajya bavuga ngo uwo karambye ajya yicwa n'urupfu. Iyi ntambara yatinze yicwa uwakarambye sibyo ariko uzasigara azasigara kandi bazabonana. Ariko icyo tuzi ko hariya mu Minembwe izuba rigiye kurasa hariya izuba rigiye kurasa umuco ugiye gutangaza abaturage bo mu Minembwe bagiye kongera kuba free bajya bagenda uko bashaka barya uko bashaka banywa uko bashaka babona ikintu icyo ari cyo cyose bashaka. Yego
bwana Nikora agira ngo twari turi mu nkuru ya breaking ariko hari n'ikindi kintu abantu bagomba kwibaza ese M23 ni umutwe w'inyeshyamba ngira ngo turabizi abanyekongo bakomeje kwibaza ahantu ibyo bikoresho bishobora kuba biri kuva bari kwibaza ukuntu umutwe w'inyeshyamba ushobora gutunga drone ngira ngo ntabwo nzi neza amafaranga drone ya gisirikare yifashishwa mu kurasigura gusa si amafaranga make ni amafaranga menshi cyane wabwira iki urakoze cyane iyi ni breaking mbonye icyo nababwira mama 23 ifite igice kinini cyane urumva mama 23 Rubaya barayigenzura urumva Masisi barayigenzura Rucuru barayigenzura Warekare barayigenzura Bunagana barayigenzura Rubera barayigenzura Goma imisoro yose bamo barayigenzura Bukavu barayigenzura Minembwe barayigenzura Uvira barayigenzura turiya duce twose ndimo kukubwira kuki bibaza drone ndibibaza imihanda iri mikoro kuki batibaza iriya mihanda yahereye muri Masisi ubu ngubu ikaba irimo yinjira muri Goma igiye gutambuka Goma ikinjira ya Minova iva muri Minova ikinjira Bukavu iva Bukavu kazi ikinjira muri Uvira iva Uvira igakomeza Baraka ikinjira hariya muri Minembwe kuki batayibaza bakibaza drone drone ni yendutse cyane kurusha imihanda ntabwo ari yendutse ni babanze bibaze biri aho gudro cyangwa se kaburimbo barimo bakora aho ayo mafaranga yavuye na drone ni ashobora kuva kandi bafite ahantu bakora amafaranga yenshi yatandukanye breaking news ingeze ubu ngubu ahantu bita mu Rubembe naho harimo habera imirwano ubu ngubu bamaze kubirukana barabazamuye barimo baraberekeza ku musozi wa Baruta umusozi wa Baruta ararufashwe uyu munsi yego umusozi wa Baruta ararufashwe uyu munsi kuba tahaza umusozi wa Baruta uherereye imbere ya Point Zero ufashe umusozi wa Baruta direct Point Zero barangije kuyifata yego ubwo abakunzi bacu bitege ko nimugoroba dushobora kubaha inkuru ivuga ko Point Zero yafashe ntabwo ari nimugoroba turashobora kuyibaha ejo mu gitondo yego kubera ko uyu munsi urabona baracyarimo bagenda bakusanya ahantu wageye hasigara utumayimayi utuzalendo uduki ariko icyo nkubwiye Point Zero irashobora gufatwa vuba cyane bwana Nikora reka duse n'abasubira Kinshasa mu minsi yashize nibwo twabonye imyigaragambyo ikomeye cyane y'abamagana Kisekedi ashobora kubahindura itegeko nshinga bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Martin Fayulu Moise Katumbi ndetse n'abandi yewe barimo na Jean Pierre Bemba ntabwo bakunze kukuba Kisekedi ashobora gushaka uburyo yavugura itegeko nshinga akaba yakiyongeza indi manda reka tujye mu ihisho ry'ubusesenguzi mo gake ngira ngo breaking abazikunda babashije kuzumva ariko nanone tujye mu buryo bw'ubusesenguzi ubona Kisekedi mu yindi manda ari perezida wa Kongo ntago ndimo kumubona mu yindi manda Kisekedi ndimo namubona mu rupfu cyangwa guhunga igihugu icyo nicyo mubonamo Kisekedi namubona mu rupfu cyangwa guhunga igihugu kandi guhunga igihugu egare kudeta ibyo ngibyo nibyo mbonamo Kisekedi kubera ko arimo ahanganye n'abagabo bakomeye cyane wabonye ko yari yafunze n'uriya wahoze ari chef d'état major uriya bita Tangforo Tangforo nawe yari yamufunze gufunga abajenerali barenga 36 ugafunga abaministre wabonye ko yafunze n'abaministre benshi batandukanye Faustin Mutamba yarabafunze n'abandi benshi batandukanye abandi babaye impunzi Kisekedi ntabwo nimo mubona ngewe muri iyo shusho yo kugira ngo Kisekedi bisa nkaho arimo kutizerana gukomeye cyane Kisekedi asa naho nawe ubwe ameze nk'umuntu utazi ibyarimo ati gute bisa nkaho nawe ubwe guverinoma yarimo atarayisobanukirwa neza harimo abantu benshi batamwumva Joseph Kabila wayoboye igihugu yaramaze imyaka myinshi akiyobora aracyafite inkoramutima nyinshi bituma Kisekedi atizera neza ko afite umutekano ngira ngo Kisekedi mu maperezida bakunze guhindura cyane abarindira umutekano abashinzwe ibikorwa byo kubarindira umutekano ndetse no kutabizera rimwe na rimwe bamwe muri bo akabafunga bigaragara ko Kisekedi nawe ubwe nta mahoro mu mutima afite cyane ko nawe ntayo yatanze ku bandi b'ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi ashobora kuba atakinasinzira si n'abanyamurenge gusa ujye wibuka umugabo bita Vital Kamerhe ntabwo uzi ko babanye nawe igihe kirekire ntuzi ko yamufashije kwiyamamaza ndetse akanamuha n'amajwi akamubwira perezida w'inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite bwaca akamufunga avuga ngo yariye amafaranga bwaca akamufungura agiye kongera kwiyamamaza icyo gihe akamushinga umutwe w'abadepite bwaca akongera kandi akamukuraho bamukuyeho icyizere ngo kubera ko ngo avuka muri Kivu y'Amajyepfo ngo hari imirwano mwashobora kwifatanya na mama 23 none Vital Kamerhe ntabwo ifite parti politique ye Vital Kamerhe afite uburenganzira bwo kurwanya Kisekedi kandi akamutsinda none wavuga ngo ugiye guhangana na Vital Kamerhe uhangane na Moise Katumbi uhangane na Martin Fayulu abo ngabo nibo ngubwiye bakomeye hariho n'abandi batoroshe bafite imbaraga cyane hari ba Jean Pierre Bemba Bemba we baracyafatanyije ni ministre w'ingabo
ba Jean Pierre Bemba ariko nawe umunsi azagira gute azatorwa guverinoma bazayivugurura niba yivugura se Jean Pierre Bemba bazamusubizaho Jean Pierre Bemba ni gisaza kiri hari kidafite 12 utanamo nta n'amashuri menshi agira yavuga ngo yakwifashisha agakomeza akayobora nta na systeme politique agira kuko minisitiri w'ingabo wemera ko ingabo zipfa kujya kurwana urugamba rudasobanutse ibyo ngibyo niko bimeze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Nikora reka ngushimiye, urakoze cyane, ushimire n'abari badukurikiye muri iki kiganiro Imboni TV, imboni ya rubanda.